mafunguro dufata abamo amatsinda atatu. Habamo ibyubaka umubiri, ibirinda indwara ndetse n'ibitera imbaraga. Muri ayo matsinda atatu ariko dusangamo ibice bitandatu by'amafunguro. Ibi bikaba bivuze ko buri funguro ubundi kugira ngo urye indyo yuzuye hagomba kubamo ibyo bice bitandatu by'amafunguro. Kuri uyu munsi rero Hot 250 TV yacu yizewe yaguhitiyemo uburyo wamenya ayo amoko cyangwa se ibyo bice bitandatu bigize ifunguro ryuzuye, kugira ngo nujya no gutegura isahane ujye umenya ngo ibi bintu bitandatu byose bigomba kuzaho kugira ngo mbe ndiye indyo yuzuye. Ndanaguha ingero y'isahane ushobora gutegura ukabonaho ibyo mubwiye by'amoko cyangwa se ibice bitandatu. Ikaze, nyine Isabelle Dusenyimana. Niba utarakanda kuri subscribe, reka nizere ko ugiye kuyikandaho kugira ngo dukomezanye mu bice bitandukanye by'ibiganiro ngenda mbagezaho kuri iyi channel yacu yizewe. Guhera ku cyambere. Icyambere, burya ifunguro ryawe kugira ngo ribe ryuzuye, baye indyo yuzuye, hagomba kubonekamo amazi. Amazi nubwo nyakubwiye gutya ubundi ntabwo agira intungamubiri. Turabizi ko amazi ubundi ntabwo agira intungamubiri, ariko burya umubiri wacu urakenera cyane kugira ngo awurinde umwuma, dore ko ubundi 70% by'umubiri wacu bigizwe n'amazi. Urumva ko rero umubiri wacu ukeneye amazi. Ikindi kandi uturemangingo tw'umubiri cyangwa se uturemangingo tw'umubiri wacu, insoro zitukura, byose kugira ngo bikore neza, kugira ngo bitange umusaruro uhagije, kugira ngo umubiri ukore neza, bikenera y'amazi. Amazi nayo kandi asohora imyanda mu mubiri. Ikindi kandi ibyuya, kwihagarika ni bimwe mu bituma y'amazi asohoka mu mubiri ndetse agasohokana n'imyanda. Niyo mpamvu byibuze buri munsi umuntu yagakwiriye kunywa ibirahure 8 by'amazi, ariko nanone bigaterwa n'ibiro ufite, kuko ibyo birahure 8 ushobora kubirenza. Icyo ni icyambere. Ku ifunguro ryawe kandi tubonye ko ku ruhande wateguye igikombe cyangwa se ikirahure, icupa ry'amazi, ariko noneho dukeneye ibinyasukari. Ni ubwoko bwa kabiri. Ibinyasukari rero birakenewe cyane ku mubiri kuko bitera umubiri wacu imbaraga, dore ko ari nayo soko ya mbere y'ingufu umubiri wacu ukoresha. Burya nuko ukakora ibintu bifite ingufu, ugakora ibintu nyine bikenera ingufu, nuko wariye cyangwa se wariye ibinyasukari. By'umwihariko rero ubwonko bwacu n'umutima bikenera ibinyasukari mu mikorere yabyo kugira ngo umubiri ukore neza buri munsi. Impamvu nuko biriya binyasukari mubwiye byiza kandi bitateza cyangwa se ngo biteze ibibazo ku mubiri wacu, ahubwo ni ibinyabusukari by'umwimerere. Nimvuga ibinyasukari ushobora kumvamo isukari, hoya ntabwo ari isukari iyi ngiyi yo mu nganda, ahubwo ni bya binyasukari by'umwimerere bidashobora gutera umubiri wacu ikibazo. Ibi ngibi rero tubisanga he? Tubisanga mu ngano. Mu ngano buriya dusangamo ibinyasukari, mu muceri, mu bijumba, mu birayi, ndetse tukabisanga mu mbuto nyinshi zitandukanye. Ubwo urumva ko ifunguro ryawe ufite amazi, ufitemo ya ngano, cyangwa se n'udafite ingano ufite umuceri, ni udafite umuceri ufite ibirayi, ni udafite ibirayi ufite ibijumba, cyangwa se ufite n'imbuto zitandukanye. Tubisanga kandi mu buki, bwaba bwa buki bw'inzuki cyangwa se ubuki bw'ubuhura. Ubuhura nabwo bugira ubuki. Urumva ko rero ibinyasukari ntabwo bikenera ya sukari yo mu nganda iba yatunganyijwe, kuko iriya yo ishobora no gutera ibibazo bitandukanye. Urumva rero ko ifunguro ryawe tumaze kubona ko ririmo amoko abiri. Reka turebe noneho mu bwoko bwa gatatu bushobora kuza ku isahane kandi butagomba kuburaho, ibijyanye na poroteyine. Ku isahane yawe ufite amazi, ufite, turebe ibintu umuntu byakorohera kubona. Ufite ikijumba, ubwo ikijumba tukibariye mu binyasukari. Noneho tugiye kongeraho poroteyine. Poroteyine rero kurikira umenye ngo tuyisanga he. Poroteyine nayo ni ingenzi cyane kuko iri mu bituma umubiri wacu wiyubaka, mu byubaka umubiri. Muri ya matsinda atatu nakubwiye, ibirinda indwara, ibitera imbaraga n'ibyubaka umubiri, poroteyine yo tuyisanga mu byubaka umubiri, kandi bikanawufasha mu mikorere yawo ya buri munsi. Buri gace rero k'umubiri wacu ubundi gakenera poroteyine runaka kugira ngo gakore neza. Nizo zituma rero n'imikaya cyangwa se imitsi yacu yisana nyuma yo kuba wenda wakomeretse, kandi zikanatanga ingufu zitandukanye ndetse n'ubushyuhe mu mubiri. Umubiri wacu ugahorana ubushyuhe buri ku rugero. N'andi bakubwira ngo umubiri wacu ufite 37-36, ntabwo uri hejuru ntabwo uri hasi, ufite ubushyuhe buringaniye mu mubiri kubera za poroteyine twariye. Poroteyine rero ushobora kwibaza ngo ko ari ikintu cya gatatu tuvuze, tugisanga he? Poroteyine tuyisanga mu mafunguro anyuranye, ariko cyane cyane akomoka ku matungo niho dusanga poroteyine. Ziboneka cyane mu nyama.
inyama yaba iy'inka, iy'inkoko, iy'ihene, inyama, amoko y'inyama zitandukanye. Tukayisanga kandi mu mafi. Mu mafi naho dusangamo poroteyine. Tukayisanga mu magi, tukayisanga muri soya, haba za nyama za tofu, amata ya soya cyangwa se soya ikiri impeke. Tuyisanga mu bunyobwa ndetse n'ibishyimbo. Tumaze kubona rero ubwoko bwa gatatu muri ya moko atandatu. Tubonye ko ku isahani yawe ufiteho amazi, ufiteho ikijumba aricyo kinyasukari, noneho tugiye kongeraho poroteyine. Poroteyine tuyisanga mu nyama, mu mafi, mu magi, muri soya, mu bishyimbo cyangwa se mu bunyobwa. Ubwo ikintu gishobora kubonekera buri uwo ari we wese, reka tuvuge ibishyimbo. Ku isahani yawe rero ufite amazi, ufite ikijumba, ufite n'ibishyimbo. Harabura amoko atatu ya bya biribwa kugira ngo isahani yacu iba yujuje indyo yuzuye. Tubisanga rero noneho mu binure. Ibinure ni icya kane tugezeho, ibinure cyangwa se ibinyamavuta. Umubiri wacu urabikeneye. Nubwo wenda umuntu yakubwira ngo gerageza wirinde amavuta, ntakakubwiye ngo amavuta yareke burundu. Hoya, yagabanye kugira ngo wa mubiri wacu nawo uze kubona amavuta cyangwa se ibyo binure. Ibinure rero ntabwo ari benshi usanga benshi nyine babyibeshyaho bakavuga ngo ibinyamavuta ntabwo ari byiza kuko bitera indwara z'umutima cyangwa se z'umubyibuho ukabije, ariko burya baba birengagije kuko baba ari no kwirenganya, kuko ubundi biterwa n'ubwoko bw'ibinure cyangwa se bw'amavuta wafashe. Ubwinshi bwabyo rero cyangwa se uburyo biteguye, ushobora kurya amavuta menshi yagaragutera ibibazo, ushobora kurya ibinure byinshi biragutera ibibazo, ariko noneho niba uri ibiringaniye wa mubiri wacu ukeneye n'uburyo ubifashemo. Ntabwo ubwiye gufata ikiyiko cy'ibinure utangira urya byonyine, hoya, biba bikeneye kuribwa cyangwa se kuvangwa n'ibindi. Urumva ko rero umubiri wacu urabikeneye ibinure cyangwa ibinyamavuta kugira ngo ukore neza cyane. Ibinyamavuta rero tubisangamo ibice bibiri. Ibi harimo bya binyamavuta byuzuye, ari nabyo rero byiza cyane, kandi bibaye byinshi bikaba bikomoka, iyo bibaye byinshi bikomoka ku nyama, ku rugimbu, hanyuma nanone hakazamo ikimuri cyangwa se amavuta y'inka n'ibindi byose bikomoka ku mavuta y'inka, harimo za cheese cyangwa se fromage. Ibi rero usabwa kubirya gake gashoboka. Bya bindi navuga ko ni ibinyamavuta byuzuye. Ibyo nkubwiye harimo inyama, ibinure, urugimbu, ikimuri, ibikomoka ku mata, ibyo ngibyo bisabwa kubirya gakeya kuko biba byuzuye cyane kugira ngo umubiri wacu ubashe gukora neza. Hakaba noneho igice cya kabiri cy'ibinure, bya binure noneho tuvuga ko bituzuye, ari nabyo byiza cyane. Ibi bituzuye nibyo byiza cyane ku mubiri wacu kuko bikomoka kuri ya mavuta y'ibimera. Amavuta y'ibimera twavuga nka soya, uzabona amavuta ya soya, uzabona amavuta y'ibihwagari, uzabona amavuta y'ubunyobwa, uzabona amavuta ya avoka n'ibindi bimera bitandukanye. Twavuga nk'amavuta ya elayo, huile d'olive, ni ibimera. Ibyo ni ibimera, ni bya binyamavuta dukenera cyangwa se bya binure bituzuye. Ubwo urumva ko rero dufite ibice bine ku isahani yacu. Twamaze kugira amazi, igikombe cy'amazi cyangwa ikirahure, twashyizeho ikijumba ibinyasukari, tumaze gushyiraho icya gatatu, twashyizeho ibishyimbo muri poroteyine, noneho tugiye gushyiraho ibinyamavuta cyangwa ibinure. Reka noneho tuvuge tuti bya bindi twateguye turi buze gushyiraho amavuta y'igihwagari. Niba uteguye ibishyimbo ushyizemo n'amavuta y'igihwagari cyangwa se ibyakoroha cyane, reka dushyireho amavuta, reka dushyire avoka. Dushyize avoka. Urumva ko ibinure turabifite biri muri avoka. Avoka buri wese ashobora kuyibona. Turakomeza rero noneho mu bijyanye na vitamine, itsinda rya 5 cyangwa se igice cya 5. Vitamine umubiri wacu urayikenera cyane cyane noneho by'ingenzi by'umwihariko kuko zifasha mu kurinda umubiri wacu indwara zitandukanye, cyane cyane ziterwa na mikorobe. Ubwo ni nkuru yo muri ya matsinda 3 twavuze, vitamine ziri mu birinda indwara. Vitamine rero tuzisanga mu biribwa bitandukanye. Habamo amoko arenga 13 ya vitamine z'ingenzi. Harimo vitamine A, vitamine B, vitamine B2, vitamine B3, vitamine B5, vitamine B6, vitamine B7, vitamine B9, vitamine B12, vitamine C, vitamine D, vitamine E na vitamine K. Aya ni vitamine 13 umubiri wacu ukenera. Tuzisanga rero izi vitamine. Vitamine zose tuzisanga mu mboga n'imbuto zose. Mu mboga n'imbuto zose, ntabwo ubwiye mu imbuto runaka ririmo vitamine, ahubwo dusangamo za vitamine. Imboga n'imbuto zose tuzisangamo vitamine ndetse n'impeke. Ya sahani yacu rero tugiye kongeraho urubuto. Urubuto urwo ari rwo rwose. Reka dushyireho umuneke.
vitamine turazifite. Reka dushyireho uruboga ubwo dushyizeho idodo buri wese yabasha kuzibona. Ku isahani dufiteho amazi, dufite ikijumba, dufite ibishyimbo, dufite ibyo twakara, iza mboga zacu tuzikarangishije amavuta y'igihwagari cyangwa se dushyize avoka, harimo noneho n'idodo n'umuneke. Dusigaje icya gatandatu muri aya matsinda ni ibijyanye n'imyunyungugu. Imyunyungugu rero ni ingenzi cyane kuko akamaro kayo mu mubiri ni ukuringaniza amatembabuzi aba mu mubiri. Amatembabuzi aba mu mubiri ni menshi, amazi, amaraso n'ibindi bitandukanye. Kubaka rero ibice by'umubiri nabyo binyuranye, imyunyungugu ibudufashamo. Habamo imyunyungugu umubiri wacu ukenera ari nyinshi, harimo ikenerwa ku bwinshi, twavuga ni ya yindi umubiri wacu ukenera buri munsi, ariko hari n'imyunyungugu ikenerwa gakeya cyane. Gusa muri rusange iby'ingenzi twavuga ku bijyanye n'imyunyungugu, twavuga ko ukenerwa cyane umunyungugu wa calcium, sodium, umubiri wacu ukenera potassium, ukenera ubutare fer, ugakenera magnesium. Iyo ni imyunyungugu ikenerwa cyane ku buzima bwacu, ku buryo umuntu ayifite mu buzima ya matembabuzi yacu abashwa kumanagingwa cyangwa se abashwa kugenzurwa neza. Tukaba rero tuyibona cyane mu nyama, mu mata, mu binyampeke, mu masaka, mu bigori, mu ngano, mu buro no mu muceri. Ubwo ya sahani yacu tugiye kongeraho iki? Muri ya sahani yacu tugiye gushyiraho umuceri cyangwa se tugiye gushyiraho ikigori cyokeje kugira ngo tubone ya myunyungugu. Urumva ko rero isahani yacu iteguye neza cyane. Indyo yuzuye turayifite kuko irimo ibyubaka umubiri, ibirinda indwara n'ibitera imbaraga, ikabamo y'amoko atandukanye, harimo amazi, harimo ibinyasukari, harimo poroteyine, harimo imyunyungugu, harimo vitamine, ndetse twabonye ko harimo n'ikihe kindi n'ibinyamavuta cyangwa se ibinure. 6 twamaze kubigiraho. Tegura rero iryo funguro uzaba uteguye indyo yuzuye rwose, by'umwihariko nujya gutegura amafunguro atandukanye ujye umenya ko ayo moko 6 agomba kuza ku isahane, ubundi ukagira ubuzima buzira umuze. Ukibukaho ku isahane yawe kandi imboga zigomba kuba nyinshi kuruta wenda ibindi bintu wateguye. Imboga zikaba nyinshi, ubundi ukanywa amazi ahagije, nta bibazo by'uburwayi uzagira, nta bibazo by'umubyibuho udasanzwe cyangwa se umubyibuho ukabije uzagira, aho kuzagira ubuzima buzira umuze, uzagira ingufu nyinshi kuko hariye bya bindi bitera imbaraga. Mboneyeho kubashimira, mbifuriza kugira ubuzima bwiza, turya neza, turya indyo yuzuye. Kandi indyo yuzuye twabonyemo ibice bigize ko ari 6 ariko bikaba mu matsinda 3. Ubwo nawe isomo rya none twizere ko rigufashije. Nitwa Isabelle Dusengimana, mbifurije ibihe byiza. Niba utarakanda kuri subscribe nyabona reka nizere ko ugiye kwikandaho, wibuke gusharinga iyi video kugira ngo igere no ku bantu benshi batandukanye. Bye bye.